Imana yarambwiye ngo genda umbwirire runaka yuko agiye kugira ute gukora impanuka. Yego. Yari umugabo ufite amafaranga, ufite igihagararo, mbese umubona ukabona aratinyitse pe. Ndagenda Imana imuntumaho, ndagenda ndabimubwira, maze kubimubwira arandeba. Aravuga ati mbese iyi Mana yagutumye kuki yo inaniwe kunyigereraho. Ndamubwira ibyo Imana yantumye. Nangije ndigendera. Hashize igihe gitoya bihita bisohora, arampamagara arambwira ati ngusabye imbabazi z'ibyo nagukoreye byose. Atumbabarire menye yuko ufite Imana. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho merewe saye mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, ayo mu mahanga mwumva ikinyarwanda. Ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, tukaba tukuye umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro we bwa mbere ukayikanda, gusabiye umugisha. Yego, nk'ibisanzwe ni Hatuma Imana Concorde, umwana wanyu, umuvandimwe wanyu, murumuna wanyu, mukuru wanyu, inshuti yanyu. Nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu, ahubwo nzajya kuraba abakozi b'Imana batandukanye, tukaganira tukivugira ku mbaraga z'Imana. Niyo mpamvu hano ndi kumwe n'umumama mwiza, nubwo mbere nabanje nagira ngo ni umukobwa ngo ntabwo arabyara, ariko ni umubyeyi afite umwana. Yego, Imana imuhe umugisha. Reka tumwakire atangira twibwira amazina ye. Murakoze. Ndabasuhuje bana b'Imana mudukurikiye muri hirya no hino mu ntara zitandukanye, muri hanze y'igihugu. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Nitwa Muragijimana Chantal, ndi umubyeyi w'umwana umwe. Yego, Muragijimana Chantal tuguhaye ikaze. Reka tugusabe dutangirize n'isengesho kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Yego, murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka twicishe bugufi dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Tugushimiye burinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe. Data wa twese wagize neza, wabaye mu ruhande rwacu, uraturinda, uraturengera, izina ryawe nirishimwe. Amen. Kuri uyu mugoroba turagushimye yuko wabaye mu ruhande rwacu. Hari benshi bavuye muri uyu mubiri, hari benshi Nyiringabo Imana bari mu bitaro, ariko twebwe watugiriye ubuntu n'imbabazi, turacyahumeka umwuka w'abazima, turi bazima, ingingo zacu ni nzima. Data wa twese wabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Duciye bugufi imbere yawe aya masaha, banza twese kandi udutunganye. Tubabarire gukiranirwa aho twakiraniwe Mana, tubabarire aho twagiye kure yawe Mana, tubabarire aho tutashikiriye ubwiza bwawe Mana, tubabarire kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Aya masaha turasenze Nyiringabo Imana, ngwino ubane natwe, ibiganiro tugiye gukorana aha hantu uzubane natwe, imbaraga z'umwuka wera zibane natwe. Icyo turirukana ni imyuka mibi yose ya Satani mu izina rya Yesu. Twirukanye gukora kose kw'abadayimoni mu izina rya Yesu. Duhamagaye ubwiza bwawe, duhamagaye abamarayika bawe, duhamagaye abakerubi, duhamagaye abaserafi, duhamagaye bya bizima bine bihora byikubita imbere yawe bivuga ngo uruwera. Reka bari byo biza bibana natwe aya masaha. Data wa twese Nyiringabo, reka ukomeze kutwigaragariza, reka ukomeze kubana natwe yuko ushoboye byose. Urakoze kurabana natwe kandi ukatugirira neza. Tubigusabye tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Amen. Yego, Chantal. Karame. Utuye muhe mudugudu, akagari, umurenge, tugire naho usengera? Murakoze. Muri make ubundi ndi umwadeperi. Yego. Ntuye mu kagari ka Gakoro, umurenge wa Gacaca, umudugudu wa Murora. Yego. Aho niho mbarizwa. Yego, muri ADPR ni kuri etorero, umudugudu ko babyitaga mbere batarabihindura. Umudugudu ubundi ni Butare. Yego. Yego. Yego, umudugudu wa Butare. Yego. Hano hepfo. Aho ngaho. Ni ku muhanda wa uva Musanze Cyanika aho bita kwa Paulo. Uwo mudugudu uraho hafi niho Muragijimana Chantal atuye. Yego. Chantal uri umukristo ndabyumva. Wakijijwe ryari? Uri mukuru cyangwa uri muto? Nakijijwe ndi umwana mutoya, mfite imyaka 15. Yego. Nibwo nakijijwe. Ubu ufite ingahe?
ubu ngize 30. Yego. Yego. Maze 15 mu gakiza. Yego. Mana ishimwe. Yego. Yego. Chantal, iyo twakiye umuntu bwa mbere. Yego. Kuko nge cano yanjye ngomba kwakiraho abanyempano. Tukubaza impano ufite. None byaterwa n'umwanya dufite. Tukareba izo dukoresha, izindi tukazagenda dukoresha gake gake. Chantal, wowe impano ufite ni izihe? Impano mfite impano y'ubuhanuzi. Yego. Impano yo kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Yego. Kuririmba nayo ndayifite. Ariko ni gako wanje washidikanya. Oya nagaruka gushidikanya. Ngiyizeho. Yego, ubuhanuzi, kuririmba, kubwiriza, iyakane no gusenga byose. No gusenga. Yego. Yego. Nge rero turi kuganira. Yego. Uzi ikintu nkunda mwizo mpano ufite? Yego. Rite. Ubwizo ni yihe? No guhanura. Yego. Nkunda ubuhanuzi. Ubundi ubuhanuzi biva ku jambo kunshinga guhanura. Cyangwa se kuvuga ahazaza. Ubundi akenshi abahanuzi babitaga babamenya muri Bibiliya ndumva bavuga ngo nibamenya. Nibamenya nyine umenya ibizaza. Yego. None pe ujya wumva Radio Rwanda? Ndayumva. Yego. Njewe hagiyemo amakuru ya 12. Hari umugore ujya uvuga ngo nje n'akaradio kanje gahora ku musego. Yego. Ngo icyambere niki na amakuru. None turi mu rugendo twese umuntu abakeneye kumenya ngo ejo hazaza he hameze hate. None umuhanuzi Imana ibwira hazaza h'umuntu ikabwira umuntu nahahise yari yaribagiwe. Iyo mpano nayanga? Oya ntabwo wayanga. Niyo mpamvu nyikunda rero. N'umuntu wari we wese ubundi arayikunda. Yego. Wese afite uko akunda, nge nkunda ubuhanuzi, niyo mpamvu mwizo mpano ufite. Tugiye kuganira ku y'ubuhanuzi, sibyo? Yego. Uranampanurira? Umwami nabishaka. Yego. Shanta, ubuhanuzi bwanjye nibumanuka ubuvuge. Ndabuvuga pe. Nta nubwo nzabukatinga ngo ndi kubuhisha. Oya, ubuhanure kandi none nibuza gusohora. Nibusohora nzanagaruka hano mbivuge. Yego. Nge ntabanga ngira. Icyo umwami arantegeka ndakora ico. Yego. Nge ntabanga ngira, bipfa kuba ari ikintu cyo gusana umuntu imutima kigatuma umuntu yishima akava mu gahinda. Niyo mpamvu njya kenshi mpora nisekera bitwaye. Guseka ubundi byongera iminsi cyane y'umuntu. Uvuga ngo umuntu ari guseka babona ari muto. Cyane. Ubusore byabona mfite imyaka ingahe? Tubonanye bwa mbere ugereranyije n'ukuntu ndi kukubona. Wafite nka 35. Yego, urakoze cyane. Imyaka 5 yanjye kuyikuraho urumva na murumwe wanjye nkurikira ntabwo yayifite yarayirengeje. Yego, tariki 28 z'uku kwezi kwa mbere. Happy birthday to me. Yego, mfite sabukuru imyaka 40 rwose pe. Uzangwira agaceka zakazane nanjye ngakate urumva. 28 z'ukwezi kwa mbere 40 nzaba nyikubise. Imana ishimwe rata. Yego, ihabwe icubahiro. Yego. Ariko icyo nkundira abahanuzi mwiyo myaka nanjye natangiye gusenga mfite 12. Imana ikambira iti nza. Urebye byinshi byarasohoye. Byarasohoye pe. Imana ishimwe. Kuri kw'Imana byinshi yewe. Ibyinshi ibyo yagiye imbwira nyuma nabyo ndabitegereje. Yego. Igihe yabivuze bizasorera ntabwo kiragera ndacyagize ute uracyarindiye. Imana ishimwe. Imana y'ubuhanuzi rero yaje ryari? Imana y'ubuhanuzi yaje 2017. 2017 niho natangiye guhanura. Yego. Mwanurira umuntu ibyo muhanuriye bigasohora. Uwo mbwiye ikintu kigasohora. Yego. Uwo murwayi nsengeye agakira. Yego. Ubwo nicyo gihe byatangiye kugeza na n'ubu na n'izi saha. 2017 ubu hashize imyaka 9. Yego. Ufite imyaka 21. Wumvise se bije gute Chantal? Ngewe ntabwo mpanura, niyo mpamvu bandi kwibariza. Byaje mu bintu ubundi Imana yarampamagaye. Yego. Witavye Imana se? Kwitaba Imana
ntabwo ari kuvuga ngo uvuye mu mubiri. Yego. Imana yaraguhamagaye. Imana ubwayo niyo yanyisangiye. Yego. Kuko nari umuntu narasengaga ariko ibintu byo kuvuga ngo iby'impano by'ubuhanuzi ntago nabyiyumvishagamo cyane. Yego. Ariko Imana irangije irampamagara irambwira iti nubwo wanga guhanura ukaba wanga kumanurira abahanuzi banjye ukaba ubapinga. Yego. Nawe ugiye kuba umuhanuzi. Wapingaga abahanuzi none? Napingaga abahanuzi cyane. Mwe mwarapfuye kisi. Byavanga icyo ubona pinga n'icyo abona. Nanze kuvuga ngo icyo yanga. Canje yinyehera shaho. Mana ikendeme najya ndivuga. Cyane. Imana irambwira iti rero mwana wanjye nubwo ubapinga ugiye guhanura. Yego. Ndavuga ati Imana bizaza gute? Bizanyurahe. Imana irangije iti uzambona nzakwiyereka ngiye kukwiyereka. Yego. Ndavuga ati Mana ndakurindiriye nimba ari wowe uvuze ndakurindiriye. Ntaho ngiye ndakurindiriye. Yego. Mbaho ngaho ndasenga mahashize nk'ukwezi Imana ibimbwiye iransanga mu nzozi. Iransanga y'ubwayo. Yego. Irambwira itumva natumye abahanuzi bangira bapinga atari ko ubu ndajeho tugiye ninjye nawe. Yego. Ndavuga ati rero wa Mana we nimba ari wowe nyemerera tugendane. Yego. Tugendane pe nkubone nkubone. Imana irangije irambwira iti tugiye kugendana. Yego. Irambwira iti rero dore umumama ko mu muryango wacu harimo umumama ubwo umusaza wa mama. Yego. Yari afite umugore we yararwaye afite uburwayi bukomeye cyane. Irangije irambwira itumva haguruka ngutumye kuri uriya mugore wa nyokorome. Yego. Niwo ngutumyeho genda umusengere umurambike y'ikiganza umusengere ibyo byo byonyine ndakwiyereka uramenya ko ari Imana yavuganye nawe. Ndavuga ati wa Mana we ndagiye ndahaguruka ndagenda. Yego. Njyayo mu kwizera ko Imana yari yavuganye nanjye ndagenda ndamusengera nangije nditahiro. Ndavuga ati rero wa Mana we dore ndasenze gukora kuba kwawe. Yego. Ndataha ngeze mu rugo bukeye mu gitondo barampamagara barambwira bati ubu umurwayi ni muzima yakize ari gushima Imana ubu kuwa gatandatu kubera ko ari abadiva azajya mu rusengero gushima Imana nawe ugomba kuba uhari. Ndavuga ati wa Mana we ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Amen. Ndakomeza nyisaba ibimenyetso nibwo yahisemo impano y'ubuhanuzi guhera ubwo munsi na n'izi saha. Yego. Irongera intuma ku mukobwa wari inshuti yanjye yari afite umusheri bari bakundanye muri iyo minsi bari gupanga ibintu by'ubukwe. Yego. Bigeze nyuma umusore atangira kugira kugenda gake ashaka mu rukundo ubwo bashaka kugira ngo batane bave mu rukundo. Umukobwa arangije arampamagara arambwira ati Chantal biranyobeye ntisibikuyobeye gute? Arambwira ati ubu tuvugana umusore ntabwo tukivugana. Ati kandi yarangije kuza kubwira mu rugo yuko tugize dufite ubukwe. Ati none ndabigenza ndamubwira ati rero wa mukobwa we ihangane ngwino dusenga Imana. Yego. Araza turasenga ati ntago byakunda ati nta nubwo byakunda ko twakongera gusubirana ati byarangiye. Ndamubwira ati mu ijuru hari Imana itabara. Hari Imana irengera. Araza turasenga duhamagara Imana iramubwira yuko bagiye gukora ubukwe. Amen. Yaratashye akiva mu rugo aragenda
bigeze nimugoroba umusore aramuhamagara ati gahunda zirakomeje z'ubukwe, ati tugomba kugira ute kwandikisha iki umurenge. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishoboye byose, nayibonye impande zose. Umukobwa ubu yarasezeranye, ari kumwe n'umutware we, yaranabyaye, afite abana 2. Amen. Imana ishimwe. Yego. Imana narayibonye mu buryo bwose. Nukuri. Nanize sanga. Nose Chantal. Karamye. Nta gihe Imana yigeze iguha ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa bw'umuntu waba umushyira yarangiza yareba igihagararo, yareba imyaka akagupinga? Ibyo bibaho mu buzima. Bibaho pe muri uyu murimo bibaho. Yego. Ariko dusohoza iki Imana yagize ute yavuze. Niki dutumye tugomba kugisohoza, tukakibwira uwo turakibwira, yabyemera akabyemera, atabyemera, nuko njye mba nasoje iki ubutumwa Imana yantumye. Yego. Yego. Ntawe wibuka nkuko wibutse wari ufite umushero ukamusengera, ntawe wibuka wigeze ushyira ubutumwa akagupinga ariko nyuma bugasohora? Ntuvuge amazina ye. Ndamwibuka cyane. Ndamwibuka pe. Byagenze ute? Icyo gihe Imana yarambwiye ngo genda umbwirire runaka yuko agiye kugira ute gukora impanuka. Yego. Yari umugabo ufite amafaranga, ufite igihagararo, mbese umubona ukabona aratinyitse pe. Ndagenda Imana imuntumaho, ndagenda ndabimubwira, maze kubimubwira arandeba, aravuga ati mbese iyi Mana yagutumye kuki yo inaniwe kunyigereraho? Ndamubwira ibyo Imana yantumye, nangije ndigendera. Hashize igihe gitoya bihita bisohora, arampamagara arambwira ati ngusabye imbabazi z'ibyo nagukoreye byose, atumbabarire, menye yuko ufite Imana. Ndabyibuka neza, hari undi we ni umuturanyi, ko turaturanye munsi y'urugo, kuko mu rugo hakunda kuzayo abantu benshi, tugasenga, tukarara dusenga. Rimwe araza abwira mama, aramubwira tumva umukobwa wawe ntago mushaka ko asenga. Iyo ari gusenga aba ari kutumena amatwi, naho uwo mugabo afite ibigirwamana yimitsiwe mu rugo. Iyo turi gusenga, iyo dusenze, ryasengeshe riragenda rikagera ku bigirwamana bye, bikabitigisa, akabura amahoro. Haleluya. Amen. Imana irashoboye. Akabura amahoro, aravuga ati uyu muntu azanyimuka gute? Noneho aravuga ati icyo ngiye gukora, ngiye kugenda ngire mama we amwirukane, ahunge ave muri ruriya rugo. Araza abibwira mama, aramubwira ati uyu mukobwa wawe situmushaka kuri uyu musozi asenga, kuko iyo ari gusenga aratubangamira. Wavuga kubasakuriza gusa, ntiyavuga ko ibyo biborobye. Ubwo mama aramubwira ati si akubangamira gute, abasakuriza gute, kaba ari hano mu rugo, abasakuriza gute, kaba ari hano iwanjye, muri kugira ngo mwirukane, ndamushiraye. Umugabo ati ntabwo tumushaka, agomba kugira ute kutwimuka akareba iyajya. Mama aramubwira ati rero ntabwo byashoboka. Arasenga, asengera hano iwanjye, ntabwo azi iwanjye. None ni gute mubura amahoro? Umugabo ati ntabwo mbishaka. Aragenda. Yego. Aragenda, agiye iwe, aravuga ati niba udashaka yuko uyu mukobwa wawe yimuka, ngagende, ndajya kumutangira raporo ku murenge.
bazaze bamufate bajye kumufunga. yego Haleluya. Amen. Mu ijuru hari Imana itabara. iryo joro yavuye aho ngaho ko yahageze nko mu saa 10 z'umugoroba. Iryo joro ageze mu rugo afatwa n'uburwayi butunguranye. yego Ako kanya ararwara, araremba. Umudamu we aramubwira ati rero wavuze umukozi w'Imana nabi, none dore ibihembo ubonye ibikwiye kukubaho n'ibi ngibi nta bindi. yego Abwira umudamu we aramubwira ati rero madamu, ndakwinginze genda umumbyirire amsengere nongere nkire, ntago nzongera kugira ute kumuvugaho. yego Madamu we yaraje arabimbyira, maje kubimbwira ubwo ndasenga ndavuga ati Mana mukize, iki ngiki kimubera ikimenyetso cy'uko mu ijuru hari Imana, yego kimubera ikimenyetso cy'uko hari abakozi b'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Narasenze, Imana iranyumvira, arakira. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso, ni byinshi navuga, yego ni byinshi pe. Imana iratabara, Imana irakiza. yego Chantal, Imana igukomereza amaboko kabisa. Yes. Ubasigaye kureba akagutinya, Arandeba akantinya. agomba kugutinya kuko Imana ikurimo iratinyitse. Yego Twavuze ko impano izishoboka turazikoresha. yego Reka nko mu minota 5 twumve koko no kubwiriza niba ubizi, sibyo? Kuko njye nagukunze pe, njye nagukunze kandi nzi ko n'abakunzi banjye nabo batakwanga. Tuzakorana ibiganiro byinshi cyane. Yego. Reka tugire umwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo Luka ibice ni 9. Yego Luka muradusomera. Yego Luka ibice 9 dore ku murongo. Luka ibice 19. Sorry. Yego Luka ibice 19 duhere ku murongo wa kangahe? Wa mbere. Yego ibya Zakayo. Yesu ageze i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Haleluya. Ndabasuhuje. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo murebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Yego. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuje umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Imana iguha umugisha. Dusomye inkuru za Zakayo. Umurongo wa mbere avuga ngo Yesu ageze i Yeriko arahanyura. Haleluya. Amen. Yesu ageze ku musozi utuyeho arahanyura, ageze ku byawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Zakayo we yari yifitiye ikibazo cy'uko ari mugufi. Haleluya. Yari mugufi pe, nicyo kibazo cye yari afite. Haleluya. Yumva inkuru yuko Yesu agiye kunyura muri karisiye atuyemo. Haleluya. 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 Aravuga ati Mana ko ndi mugufi, ko ntari muremure, ko nta mashuri nize, ko ntaki, uyu Yesu ndamubona nte ko mfite ishaka ryo kubona Yesu. Haleluya. 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 Zakayo agira icyifuzo. Haleluya. Arangije aravuga ati ngiye gushaka igiti cyitwa umuvumu.
Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ngiye gushaka igiti cy'umuvumu ncurire kuko Yesu agiye kunyura muri iyi karitsiye. Yego. Yesu yagiye kunyura iwawe. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Zakayo yumvishije inkuru yuko Yesu ageze bugufi bwaho agiye kunyura muri iyo karitsiye, arangije yurira igiti cy'umuvumu kuko abantu bari benshi cyane. Ntabwo yari arashobora kugira ute kureba Yesu kandi ari mugufi. Hari ibintu biri gutuma byakugize mugufi, hari ibintu biri gutuma utagera iyo ugera, hari ibintu biri gutuma utakira. Ariko uyu mugoroba, haleluya, 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 Zakayo aragenda yurira igiti cy'umuvumu, aracurira. Yesu nawe akimara kuhagera, haleluya, haleluya, arararama. Yesu ararame kuri uyu mugoroba, ararame ku buzima bwawe, arebe ikibazo ufite, agikoreho, arebe ibibazo ufite. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu narangiza, haleluya, agikoreho. Amen, 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 amen. Yesu akimara kuhagera aramubwira ati Zakayo. Yesu azi n'amazina yacu. Ntago azavuga ngo azabaza nguriya ninde, nguriya ni Claudine, nguriya ni runaka. Oya, aratuzi. Aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi ndarari wawe. Abantu baratangira baravuga bati kuki agiye kurara ku munyabyaha. Haleluya. Ariko ibyo ngibyo Yesu ntago abirebaho uko waba umeze kose. Haleluya. Yesu yaje, ibyo ntiyakwita ngo wize amashuri ngo cyangwa se ntayo wize. Haleluya. Ibyo byose Yesu arabizi. Arangije aramubwira ati ururuka vuba ndarari wawe. Arururuka araza arariwe. Aramubwira ati Yesu, ibyo nakoze byose ndabibariha kane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishoboye byose. Rero uyu mugoroba Imana izirari wawe. Uyu mugoroba Imana izigere ku kibazo ufite. Uyu mugoroba Imana igere ku madeni ufite. Haleluya. Yesu azarari wawe, ahacumbike, ahabe. Amen, amen. Amagambo y'Imana nari mfite yarayo ngayo. Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Zakayo ati nambuye ndamuriha inshuro enye kandi kimwe cya kabiri cy'umugabane wanjye ndagitanga, ariko njyane na Yesu. Yego, tugeze ku musozo. Reka Chantal duhe nimero, uwumva yafashijwe azamuhamagare, basengane. Imana nimukugira neza unamuhanurire. Bitwaye ikisi? 07 079 58 58 991. Ibana kuri WhatsApp? Yego. Yisubiremo. 079 58 58 991. Yego, niyo imwukira ufite gusa. Niyo ngiyo. Yego. Abantu bayandike, iri kuri WhatsApp, bazaguhamagare bakwandikire, mufatanye gusenga. Imana muri bahe umugisha.